afata position yuko nta muntu ukwiye kuhungabanya umuturage mu buryo bwo bwose ariko nge nkababwira nti nawe ntugomba guhungabanya inzego zigushyira ku murongo ujye ubona ko n'umupolisi arimo kugundagura n'umuturage abaturage bakabigira inkuru muri Amerika murarwana hasi hejuru agushyiramo ipingu agushyiramo irindi urumva nawe ushaka kuryikura mu byo ntago bigize inkuru no mu nori kivu birahari nandi wasakura ubushakashatsi basanga bazi imyaka 30 mu ntambara buri munsi ni M23 FDL buri cyose mukubitana waza rero bagutesheje umutwe ibintu nk'ibyo ngibyo no kubona umuturage yo produit iteye gutyo ntago ari ibintu bigoye ahubwo umuntu w'umukomanda wa hohotera umuturage kandi yagomye kumurusha thinking agatekereza kumurusha ntabwo giye mbona icyo uwo muturage yaba yazize ubusa ntabwo yakobera se umuturage ngakomeze amakenga se bagushaka wiki igiti kimwe se ni ishyamba rikomanda nde ugitangaza se ushobora kugira gute ngo bagufunge amakuru umuntu agenda abona kandi urabona dukurikirana iriya ntambara hari agatendo itaratangira gukora M23 yakoze ibintu byose 99% yibagirwa ikintu kimwe iyo mistake barayikoze kandi izazambya politike yabo M23 nta manyanga ikora se abasirikare bose abantu se none se byabaye igicanga biba mwesori marishara arabiyoberwa abagiye bahanwa ariko nabyo barabihakanye wiringuma ntiyabimakaye ngo ni propaganda Africa Intelligence barabihakanye bose nta numwe yemeye nta numwe biri on record barabihakanye ibyo byarabaye we never know byarabaye bafata uwo muntu bamujyana aho hantu babwiye ko atari yo mikorere yabo ariko nibakomeza kubyaizoletinga ntabwo ari ishema nta nubwo ari gutwara none se nta manyanga bagira sa abantu buriya n'abamarayika bari n'abamarayika bose none kuki kugeza uyu munsi nta case nimwe twabona baburanisha mu ruhame itsinda riyobowe na Makanaki mushuti wa Marshali ryashakaga gushinga ibirindiro byaryo hagati mu mujyi wa Kavimvira ariko abandi barwanyi nabo buyu muhari barabirwanya induru ziravuga ibi nkubwiye niko na dekrivaga muri 2022 na gatatu bizirangabo zagendaga ziza muri Kongo za Samidiarasi n'abandi FDL whatever bameze nk'abantu bubaka umuntu ari Babeli noneho ngo Imana yaragiye batandukanye indimi so kwesura n'abaresura nawe umwe basubirana umusumara kazana ibuyugaye turi mu dunda impamvu yuko bakwiye kurasana hagati yabo bakazanarangizanya kuko ntago bakwiye ikintu kizima ntibakwiye regime nicyo nakuvuga ngo M23 zaba regime they don't merit urumva ikintu cyose cyitwa regime ko nabicanyi abantu bemera Imana kunzi ko abapagani turi bake kwino cano wewe wahereza ubutegetsi abantu bafite behaviors babehavinga nk'abazarendo ibisiribo biriya ni ibisiribo bariya urumva ya nirezirita ahubwo narakubwiye ngo ubundi inkuru zabiryoshye ukayana titiri karyo nuko abazarendo bamara ukwezi batarwanya hagati yabo niyo nkuru kuko hagati yabo uyu munsi mbazaniye inkuru nziza benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment by'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine hari aho wicara wumva amahumbezi reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho duhamagare kuri no nimero 0788932414 Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo gace ka Muranga mu mudugudu wa Miyano mu banyungu simbizi abazadukosora abaturage bavuga ko uwo musore groupe abanyungu baho n'abari groupe bane bari iki ngo yanze gutwara imitwaro y'intambara ku murongo wa mbere bikaba ari byo byatumye bamwica ariko bamwe bati twabonye n'abaturage bo muri Kongo ati hari abatariyumva bino mama 23 ati bakaba batanga makuru mu nyungu zabo simbizi ubwo ngubwo biba nkawe kibazo cyo kukubaza ndabizi ko uwitajye hasi ko nambaye filime koko uwitajye kugira icyo ndabizi rero byose amaso yanjye kutarimo kuyabona bimwe na bimwe nkibaza abasirikare wewe wenda wabibayemo bashobora kugira icyo kintu cyangwa se bakabakica umuntu kwera icyo kintu cyangwa se ahubwo amagani abaturage bashobora no kwimashina hari n'ikindi cyatumye kuko andi makuru nabonye ko ngo uretse gato nta bivuga bitandukanye n'ibyo nasomye
andi makuru nabonye ahangaha muri Masisi bavuze ko ngo yigometse yego ahandi nabonye bavuze ko ngo uyu musore ngo yigometse kuri 23 musesenguzi bwawe urumva miki icyo numvamo nuko ingabo abaturage gutwaza ingabo imizigo ubona abensoresore barabikunda barabirwanira yego aho kuko abaturage bakunda abasirikare yo bakajya sinzi ikintu muri abaturage bakunda abasirikare ariko twagiye tubibona no mu ifoto rya Bukavu ukabona nk'insoresore ebyiri ziraje zibatwaje ibibunda yego reka twimagine ko uwo muco urasanzwe ariko uwo muco ntabwo ari ingabo zibikoreza ibikoresho kuko ntabwo ingabo zagendana ibikoresho zitari bubashe yego icyo ndacyemera ariko abaturage bashatse kwakira ingabo babikora ntabwo mbibonamo ikintu kidanasanzwe mu gace k'intambara ryo wabibona icyo mbona gishoboka niba byabayeho koko hashobora kubaho uburyo bwo gutyoza ingabo buriya abakongomani nk'umuntu umwe Federere wicariye aho ngaho ubona ko mwamukwiye ku mugati yarababona akabavumira ku gahera ibyo rero mufite umukomanda udakomeye mu mutwe wahungabanyijwe n'intambara ashobora yakubingura da burya gukina n'abasirikare bari mu duce tw'intambara nabyo ntabwo byaba ari byo ubwo verisiyo y'abaturage barimo kuvuga nakumva niyo gushaka kuba uri individi ugahangana n'abantu ukabacira mu maso burya bakumena aho ari hose nubwo atari igihugu gifite amahoro ameze gute ukabona imirongo y'ingabo ugatangira kwivumira ku gahera baguhitana n'abasirikare se bakina hakuno ugomba gukinisha abasirikare bari mu gace k'intambara urabakinisha urabona baraje gukina uriya musore ubona yataye umuryango we atamashuri atakiniye iki sasa hari ukuntu abaturage bagomba kwitwara ndibuka hari iradiyo imwe nakoreraga icyo gihe hari habaye akaduruvayo twatune tw'abazunguzayi mu mujyi n'iki none abantu kuri radiyo bagafata position yuko nta muntu ukwiye guhungabanya umuturage mu buryo ubwo aribwo bwose ariko njye nkababwira nti nawe ntugomba guhungabanya inzego zigushyira ku murongo kuko nabo ni abantu batuvukamo tubavukamo bagira amarangamutima yewe icyo kintu abantu baracyanakinira uko baramvumiye ugahera pe uravuganira ariko mujye muri kuntu umuntu ababwiza ukuri barimo bavuga ngo abantu ngo baza kubafata ngo batambaye uniform nese n'uwo bambika n'uwo zimo dopera twari kuntu bakora niyo bazi kugira ngo bakacire se ko baza bisarishije namwe wese urenda kubikoraho iki ubundi Burayi no muri Amerika abantu bari muri West bazabitubwire hari amahugurwa uhabwa ugeze muri Amerika nuhagarikwa ntuzajye kujya impaka ngo urinde ngo umpagaritse urinde banza nyine uhagarare wenda ubona bazuti muri bande nyereke karita umpagarika urinde ibyo ntacyo bitwaye ariko zitangiye guhangana ngo ndabona wambaye nkange ngo nabona ugize gute urahangana uhangana n'iki kuno uza guhangana se ubuze kuhasiga imbaraga n'iki bintu nk'ibyo sinzi muri Afrika ntago biragwira ujye ubona ukora n'umupolisi arimo kugundagura n'umuturage abaturage bakabigira inkuru muri Amerika murarwana hasi hejuru bagushyiramo ipingu bagushyiramo irindi urumva nawe ushaka kuryikura ibyo ntago bigize inkuru sinzi ukuntu tumeze rwose bibona ibintu ari ibintu bidasanzwe ariko no muri Kongo icyo navugaga mu gace karimo intambara ejo bundi for your information muri Sud Kivu direction medicale yaho yatangaje ko muri iki gihembwe ntago kimwe cya kabiri cy'umwaka cyo bita semestre bakoze enregistrement y'abasazi 120 abana bafite ibibazo byo mu mutwe nako abasazi ntacyo bivuga imagine abantu 118 almost 120 mu gice kimwe cy'umwaka ni izo case babashije kwakira zafite uburwayi bwo mu mutwe none se muri Sud Kivu hageze intambara ejo bundi bibasiwe n'icyo kibazo no muri Nord Kivu birahari n'andi bose akora ubushakashatsi basanga bazi imyaka 30 mu ntambara buri munsi ni M23 FDL buri kimwe cyose mukubitana wazarendo bagutesheje umutwe ibintu nk'ibyo no kubona umuturage iyo produit iteye gutyo ntago ari ibintu bigoye ahubwo umuntu w'umukomanda wa hohotera umuturage kandi yagomye kumurusha thinking agatekereza kumurusha ntabwo giye mbona icyo uwo muturage yabazize ubusa yabahuye n'umukomanda udakomeye ariko ibiramambu nuko iyo hohoteye umuturage nubwo batabaha report birangira wa muntu bamuhariye buriya bari mu ipinga ari mu ndaki ntabwo yakobera se umuturage ngakomeze amakenga se bagushaka wiki igiti kimwe se ni ishyamba rikomanda nde ugitangaza se ushobora kugira gute ngo bagufunge yego gusa M23 AFC amakuru umuntu agenda abona kandi urabona dukurikirana iriya ntambara hari agatendo itaratangira gukora M23 yakoze ibintu byose 99% yibagirwa ikintu kimwe yibagirwa guhanira abasirikare bayo mu ruhame iyo mistake barayikoze kandi
izazambya politike yabo. Kawaida uwo muntu nyine wagize gutya akarasa umuturage firing squad nango njye mukamurasira aho ngaho nubwo umusirikare wayo nawe kurasa si cyo cy'ingenzi. Ibyo ni byawe ngenda kubwira ibyo munyeshyamba. Firing squad se ntabwo ndetse niba ngo turi muri Starago ngo ngufashe uko wakumfungura kubaganye. Firing squad nyuma ya genocide no na liberation y'u Rwanda abaturage ubwabo nibo bisabiye leta ngo muce inkoni zamba ngo murimo guhana biremereye kubera ibihano byabaga bihari. Ntabwo rero wakora butwe w'inyeshyamba tutarabona ahantu baburanisha umuturage umusirikare wabo mu baturage azifu bari perfect bose. Yamuvetura nta manyanga ikora se abasirikare bose abantu se none se byabaye igicanga biba mwesori marishara biyoberwa. Umuco wo kudahana cyangwa kudahanira mu ruhame ntago bawushyize imbere. Urumva iyo bawushyira imbere byari kuhisomo eida igeshi ryabo kuko ibindi ibyo ngibyo babibwira abasirikare kubita amaduni mu makuru. Urumva buri ingabo zigira amakuru ya nimugoroba ngo zimenye amakuru iwe asirikira mu ngabo zabo. Amakuru atara kuri radio nayo kuri radio bakayavangamo. Yabajye kwikosi bagiye mu itorero birabe mu itorero kugita amaduni no mu gisirikare biba no mu ngabo kuri forere bakavuga ati ibunaka muri brigade ya kanaka bahahaniwe mugenzi wanyu wagize gutya na gutya urubanza rwabaye ahangaha turimo kujyana. None zinyeshyamba zifunze imyaka 10 almost hafi 17 n'iki zifite experience bavuye muri CNDP ifite experience bavuye muri CNDP ifite experience. Kuki ikintu cyo ubutabera buhanira mu ruhame batagikora nukubera iki kizatuma rero bumva ari guhisha amanyanga se bimaze iki? Ntago yayisha uko mu minsi yashize twagiye tubona hari abagiye bahanwa ariko nabyo barabihakanye. Wiringoma ntiyabimakaniye ngo ni propaganda Africa Intelligence barabihakanye bose nta numwe yemeye nta numwe biri on record barabihakanye. Niyo mpamvu ejo bya byamungu byavuziga ko atari byo nagombaga kujya impaka z'ikize bampakaniye ko nta gusaza imigeri ntabwo byamungu ntacyo yigeze akora nta buri ngoma ntacyo yakoze n'abandi kandi hari abayajyaga ngo biba inka bazijyana za Uganda bagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo nabwo ntabyo bakoze bose barera baratagatifuje. Guhana sinzi ngo byabifite intensity ingana gute sije wabigena ngo ntangire gucumura ngo kugihana icyo ari cyo ariko at least gutanga ubutabera mu ruhame ni ibintu by'ingenzi bisubiza icyizere mu baturage. Kandi n'ibihugu n'ibisirikare byubashye birabikora kuko nabariya biyubashye kuki se batabikora. N'ibyo byarabaye we never know byarabaye bafata uwo muntu bamujyana aho hantu babwiye ko atari yo mikorere yabo ariko nibakomeza kubyaizolatinga ntabwo ari ishema nta nubwo ari ubutware. Ntabwo bishoboka iyo muri munyeshyamba zikomeye nka ziriya zirimo kubaka ikintu kimeze nka leta ikomeye mbona bameze nk'abageze muri rento. Urumva bagombye ko gushyira imbere ubutabera buhana military police yabo ikagira akamaro ikagira imbaraga. Urumva cyangwa se auditora militaire erega muvandimwe kubwira ibi ngibi nta case nimwe nziburanisha y'abasirikare ba M23 yaba ya 2012 na 3 yaba ingi mu myaka inimaze nta case nimwe muri commentaire hazaje umuntu tubwira ko hari case nimwe bazi urubanza rw'umusirikare M23 waratwaye isambu y'umuntu agatwara inyubako y'umuntu akamuhohotera abashirwa gubujura bw'amadolari muri Goma buri kimwe cyose. None se nta manyanga bagira sa abantu buriya n'abamarayika bari n'abamarayika bose. None kuki kugeza uyu munsi nta case nimwe twari twabona baburanisha mu ruhame nako bya guhanwa barahana byo sandi barahana ziranye shyamba ariko babikore no mu ruhame bafata case study imwe bayivuga bati iyi ngiyi tuyijyanya ntabwo wazijyana zose. Nanjye mbyumve kimwe ariko se abantu ubuse byarakozwe sinabimenya ikintu kibera tutamenya n'igikiza nta na kimwe n'uwagiriye undi muntu twarabumenya nkansu ibyo ngibyo. Dusoza ikibazo cya Babarsha nabonye umujyi wa Uvira urimo na Sud Kivu wongeye kuba ahabereye ng'imirwano ikomeye hagati y'amatsinda atandukanye ya Zalendo nk'uko abaturage muri ako gace babivuga. Itsinda riyobowe na Makanaki mushuti wa Marshali ryashakaga gushinga ibirindiro byaryo hagati mu mujyi wa Kavimvira ariko abandi barwanyi nabo buyu muhari barabirwanya induru ziravuga. Mwe magiye societe civile iyo muri ako gace yagize ati ibyabaye byaranzwe n'amakimbirane n'imirwano bikomeye cyane. Makanaki yashakaga gushinga ibirindiro hagati muri Kavimvira ashaka mupaka
bashaka kuriya mupaka ngo bawusarure. Yego. Buduwane barayishaka ngo basarure. Ariko bagenzi be ba Wazalendo barabyanga, bahita batangira kurasana bikomeye. Iyo mirwano yahungabanyije cyane ibikorwa by'amashuri n'ubucuruzi muri aka gace. Abandi baturage nabo babihamukiraho kuko byari biteye ubwoba cyane. Amakuru menshi avuga ko itsinda rya Makanaki ryifashijwe rya Nyerere rihanganye n'irindi ryitwa Kashumba muri uyu mujyi wa Uvira. Ntabwo biri buze koroha. Ubundi hari ikintu ushaka kukubwira. Si wowe uvuze ngo nicyo dusozerezaho? Nicyo dusozerezaho. Ubundi ziranye shyamba bariya bazarendo bameze nk'aho batsiwe umunara w'Ibabeli. Ibi nkubwiye niko na dekirivaga muri 2022 na 3 zirangabo zagendaga ziza muri Kongo za Samidiarasi n'abandi FDL whatever. Bameze nk'abantu bubaka umunara w'Ibabeli. Noneho ngo Imana yaragiye batandukanye indimi. So kwesura n'abaresura nawe umwe basubirana umusumara akazana ibuyugaye turi mu dunda. Watuma umuntu umucanga ati nanze agasuzuguro ka pa akabagize gute. Umunara w'Ibabeli no kubagiye wisenya. Ubundi tuvugishije ukuri bari abantu, ariko mujya mwibaza akabazo. Hagira umuntu dukurikiye hano muri iki kiganiro, we yiha iminota 5 si myinshira nk'ibiri cyangwa 3 atekereza ati ubundi AFC M23 itsinzwe, sipozo ko itsinzwe igihugu cyangwa intara cyane cyo ukagiha ba Makana cyabo, ubundi imiberogo yacura muri Kongo no mu karere yazakizwa n'iki? Ubene ni naho umenyera impamvu yuko bakwiye kurasana hagati yabo bakazanarangizanya, kuko ntago bakwiye ikintu kizima, ntibakwiye regime. Nicyo nakuvuga ngo M23 zaba regime, they don't merit, urumva ikintu cyose cyitwa regime ko nabicanyi nabagome. Ariko ubundi wa mugani uyo nizo AFC zitabaho da, sibyo? Yego. Abantu bemera Imana kunzi ko abapagani turi bake kuri no cano, wewe wahereza ubutegetsi abantu bafite behaviors babehavinga nk'abazarendo. Ibisiribo biriya ni ibisiribo bariya, urumva? Oya tuvugisha ukuri, sibyo? Yego. Ntabwo twebwe turwana, turabasesenguza. Sikwe dutanga ubutegetsi madaraka, sibyo? Yego. Ubundi isi tutazi ngo ni yihe, bamwe bavuga Imana ndavuga abamarayika nakavuga ibyo bashaka, sibyo? Yego. Wafata barano ukaba ubutegetsi bica abantu ibisiribo biraho ngaho, kubera ko Nyagasani cyangwa se ubundi bindi bigirire itazi ukuri. Bano baratsinze urugamba rwararangiye, igisigaye no kumarana, urumva? Igisigaye no kushyira hasi umunara wabo bubatse wa Babeli bakawurambika hasi, kuko resistance itaragizwe muri ngabo za South Africa, iza Tanzania, iza Malawi, iza DRC, iza MONUSCO, iza Kongo Kinshasa, iza FDLR, iza ba Janvier Karayiri baba kina na ko kurambwira koko abo bantu urambwira ngo bagera kuki? Nta kintu bageraho. Icyamene bakidizavinga, ntibakimerita, urumva? Yego. Icya kabiri ntibagishoboye ngo wenda bagikoreshe agatuza, iriya nire zirita. Ahubwo narakubwiye ngo ubundi inkuru zizabiryoshye ukayana titirika ryo nuko abazendo bamuri ukwezi batarwanya hagati yabo. Niyo nkuru kuko hagati yabo harimo agapingane. Arakano ko majongo akavimvira arayishaka. Kavimvira iriho duwane umupaka, kandi bashaka imipaka nabo kugira ngo bagenzure ibyinjira n'ibisohoka, na cyane ko bamye bavuga ngo iyo bashaka kugenzura hariya ngo kugira ngo abategetsi bataza bambuka buri munsi ba purusi ngo bagaruka bagira gutera nk'ibyo ngibyo, kuko ziranye shyamba zishyira ama barriere zikazisoreshereza. Urumva no umuntu wagira access kuri control y'umupaka runaka abafite akantu, abafite na influence ku mujyi uko byagenda kose. Akurumva biri kwangiza n'ubucuruzi n'ibije byose. Ntago bitaye ku bucuruzi. Niba byitayeho nibyo nanjye. Ntago bitaye ku bucuruzi, bari stateless, bari muri kao, urumva? La politique de RDC est devenue fiasco, nta kintu bashobora kugeraho. M23 arabatengushye ngira ngo ikuremo uriya mujyi isiga uyobore. Gusa hari ibintu bya Dohana hose ntabwo wayirenganya cyane, ntibarakurana zirambohe, ariko nkuvumbye haka zirambohe zirekurwa 700. Imirwano izahita yubura bukeye. Ubona abantu zirenyesha mazanga kurwana zitarabona imfungwa zazo. Ariko nuko byaba birebire, ariko bari kurwana pe. Nabonye no update bari kurwana za Karehe zahe. Bari n'ubundi bari kurwa za Karehe aho imirwano ikaze 23 abazarendo
ni shani bari kurwana n'ubundi wowe uretse ko imirwano utayemera kanitahira iyo ntago ari imirwano nk'utwana dukina tayari cyangwa ikibariko Marshal kanitahira uyu munsi mubajije ne ubwo wari ufite imyuka uyu munsi mbaje neza ariko ndabona urimo kwihuta nta turi tubazo nka turi ufite iminota wego bampaye bayire narenze nyine shyiraho nk'itanu nkongeza ariko uyu munsi kumeze neza aha ntakoze nyamera nabisanzwe ijisho rya princess Prince arasa neza uyu munsi wagira ngo ashyizemo vizine hari umuti bita vizine bashyiraho mu maso Prince yakugoreho urakoze umunsi umwe Prince inshuti yakereka ni inshuti yawe ndabizi mubyumva kimwe ejo se mwari mwatembere ejo mwari mwatembere Aisha Prince yari mu kazi ahubwo ejo Prince yarambibye aho umbibye eyo yarakubibye umbipira iki pure nise jye umuhamagara yambibye abazi ko ngo kageze kwandimbate abazi ko nyine ari cyo ugomba kumubwira ubwo se rakiri uramubwira narakimubwiye ariko ntago ari buri munsi yarakimubwiye ariko ntabwo gihagije pe ntabwo gihagije ngeze ko pure unsengera uyu munsi niba ari nyamfite iciyemo uze kunyibipishwa wijijisha nka 12 turebe ko ari kiba cyaciyemo indese Prince warabuze ubushize kuramubwira aragira urambwira wambwiye iki wowe nywa amazi shareka ntaye ukomeje wowe kwangiza societe kunywa amazi no kwangiza societe uri inka se n'ubuzima amazi uri inka se abantu banywa amazi ariko iyo fenomene muyikuraho inka nizo zinywa amazi ari inka zitanywa amazi uzi ko hari igihe ujya no kwa muganga bakagutegeka amazi kereka izikayonza zigeze kwiburwagwa zigasindira mu mujyi wa Kayonza zikiga zibyinamo ndomboro umunsi wose kandi uzazana intare mu mujyi rigeze bazisindishije reka nta nk'isi ntabwo inka zirasinda ariko nizo mu byanga bari zigeze gusinda nazo ndabona pe zihagarika umuhanda kandi urumva polisi nta polisi y'inkari sinzi ukuntu byagenze ni ugukubagana kwazo ariko si uko basinze zikora amanyanga nk'ayabasinzi zigenda zitagataga ibyo reka nitahire ndacyategereje ko uzansohokana ari n'umama ngo wasinze ngajye wongeye kaburimbo nkabona ngo ni umugezi ngafata imyenda yose abayishyiteye ku mutwe urumva akareba akajya rampinga ati ndawambuka gutabara kubise rampinga bati umutwe sinakubwira urajanjagurika buriya abantu mujye munywa rese ubusinzi si ikintu oya ibyo ntabwo ariyo mpamvu ariko se Sandrine iyo unywa amazi wumva ameze gute buriya amazi nta kibazo reka nkakubona mu kirori nawe wishimye gusa sinyikunda cyane fanta n'ubuzima njye ikintu nkunda cyane the most amata ikawa se nyine nayinywa ariko atari nk'iriya unywa wowe nk'ikawa imeze nk'igikamba ntabwo nk'ikawa nyinshi ariko buriya igikamba ibirimo ibikawa byinshi cyane pe njyewe nk'iriya unywa mba numva irura rero umuntu utanywa inzoga ntabwo iriya kawa yawe yayinywa aho unywa n'igikoma ntabwo ijwi ryawe igikoma nkunda ni kimwe ntabwo ijwi ryawe ryanywa igikoma nabwo sinywa cyane igikoma cya kawunga kirimo amata menshi nicyo gikoma cyanjye ukora na siporo kibe cyo mu marangi ukora na siporo siporo muri iyi minsi naguze imyenda ya siporo pe nk'itanu ariko ndabona umwanya ukimbere imbogamizi oya siporo warashaka akajimu ukakagura kadakomeye ukajya unyonga cya kigare cyangwa se ukagenda n'amaguru wese muyihaye kugenda imodoka buri munsi wamugeze kuza ingendo uguta umuntu ujya no kuri alimentation ukatwara imodokari wowe se ujye ugenda n'amaguru jewe ngenda n'amaguru bazabaze n'abantu banzi ngenda n'amaguru kuva ryarize ngenda mu mujyi n'amaguru iyo mva Nyamirambo sinshobora gutega n'amaguru ugiye he nca kwa Buryohe hajya ni Buryohe waba ufite TV wa mushiti wawe ariko ari nimugoroba ngatambika kwa ari nimugoroba nanjye nagenda ngatambika kwa house USAID nurumva no kwa muzehe akuskari yafugiye mu mujyi uvuye iwanyu ni hafi nkagenda ngakata mfite nka ekuteri ngenda ndeba icyo ngenda ndeba no byose n'amakuru cyangwa nshaka kuganira n'abantu izuba wagenda aho oya ngenda bwije Justema nanjye ziriya sana agenda nk'aba diaspora tuganira kenshi iri gutyo akazuba karenze sawa uzi iyo muganira washyizemo ama ekuteri ubereka n'umujyi kuri video yego yumva uganira wishimye cyo kora mu kugaruka ndatega ntabwo nahazenguruka ngo mashoboye nanone urumva byo gukora siporo rero bizagufasha siporo n'ubuzima siporo n'ubuzima ariko umuntu wagiye muri siporo ibyumba muri ka Floride arapfa apfira muri siporo utumye nyihunga yego yashakaga ubuzima ageze muri siporo ndamwibuka muri covid hari igihe ujya no muri siporo ukawayigwamo
yego ubakoze ko igize idahuye n'umubiri wawe oya ni urupfu rusanzwe ariko nanone siporo ni nziza kuko iyo ukoze nyine ngo nyinshi ziri nyinshi oya nabyo si byiza nta kibazo hari umuntu ushobora kuba amasaha 4 cyangwa 3 ikibi kiba kirimo aramutse yaragize consultation na muganga akaba ari yamutegeka itsoke ariko abantu bakora siporo batagisha inama abaganga b'inzobere noneho yamara gukora siporo nta muntu muganga agishije inama akaza nyine akanywa nk'icyo gikomunwa urumva ko gikaze za karori yatakaje akaza kuba 3 nese urambwira niyo mpamvu ugomba gukora siporo ikajyana na siporo akaza kahuranya ikoma kahuranya ibiki iki amaburebamba kimwe cyose ugomba gukora siporo ijyanye na regime dietetique muganga we yakwigisha kawaida mu bihugu biteye imbere siporo yingiye banshobora kurya cyane kandi mu buzima bisanzwe ngi sinkunda ibiryo pe mu bihugu biteye imbere rero umuntu agira muganga we umuroya wiwe yego nk'ubuge nagombye kuba nk'ubundi muganga wawe ukananyishyura wabaye wese nyishyura nkorera consultation hehe si consultation ni ingenzi buriya hari ibipimo by'ingenzi birya bagufata kwa muganga urabibona yego utarabona na muganga nibyo mvuga jisho ibyo bita sinye vito sinye vito rero ukamenya no kuzimaraginga kuko ziriya sinye ni ukuvuga ngo umuriro iki kintu bambika hano stethoscope buri kimwe cyose kureba uko uhumeka inshuro uhumeka ku munota buri kimwe cyose bishobora kwa codinga kujyana n'imyaka bikajyana na context muri iyo minsi urimo y'ubuzima iyo ufite umuganga wawe rero akubwira aho uri mu kaga naho utari mu kaga buri kwezi ukabikoresha rimwe hari umugabo najyaga mbona Nyamirambo ugenda wishyuza bafatira ibipimo byari ibintu byiza cyane biriya gusa no kurabona gatabizobereye atabizi kara kantu kagashyiramo kandi bishyize hamwe ariko ubundi twakwiye kugira ubuganga aho kwa kugira ngo nzunguze inyanya giyeho nafata ibaganje ngashyiramo ibyo bipimo by'ibanze sinkabye gusa ariko hari ibintu wakora ukabifasha abantu iriya package imujyana mu buzima ntabwo nanjye yananira ukanyishyura so abantu rero babaganga bavuga ngo babuze akazi bakwiye no kwishyira hamwe bakora amakabine bakafatwa za abonoma urumva akazi ntabwo kabuze muri Afurika ku buryo uvuga utingira muganga wanjye abonoma yanjye ku mwaka mu verisa yangaya ariko navuga ngo tse akaba yaje kumpimira umwana navuga ngo tse akaba yaje kujya navuga ngo noneho icyingenzi muri ibyo si wowe uvura ahubwo gutanga ubujyanama kuko n'ubundi ubuvuzi bukorwa na bamuvuzi ubipratika yego ubu se ugira roya tugira roya hano burya nibagiye kukikubaza tugira na roya kuri Gasaro News kugira ngo nyamvuga nzi ko dufite roya ndahari hari umuntu se wiroyinga narenze kuri wigangahura namuganga wigangahura wiganga harya wigangahura wiganga byombi wigangahura ubwo no kujya kwa Ibambe mwategereza ndamufite ni wowe bwite oya turamufite mufite nawo mumufite kuko ureka ubwira inshuti ikikumara Bibiliya iravuga ngo inshuti zibana ibihe byose utangiye kumbwiriza ugiye kumbeshya utangiye urimo gushaka kumpacika ikintu ngo inshuti beraho gukura inshuti yayo mu makuba iyo niko birivuga ubwo mufite wagera mu kibazo we simu guhe ubushiti bwacu ntacyo bwabushingiyeho ntabwo ari ubucuti ushaka ko dushimangira ndashaka ko tubangira professionalism narashaka zakomeye ese nkubaza kwazo kamatsiko uyu munsi mfite amagambo menshi uyu munsi uretse nkubaza nyine ibi kiganiro cyawe niyo kigize kirekire utaza kumbwira nta kibazo ni jewe nyine iminota sare ko nyifite kanko uhiza amategeko yego hagati y'uriya muntu bari abantu parite nyine ishinja ya persecution bashinja ushinja cyaha n'abashinjura saba avoka cyangwa abacamanza yego mbega umuntu uhamye umuntu ibyaha n'umuntu uburana ngo bimuveho yego buriya amahitamo yawe ari nka segeshoni wajya muri segeshoni bivunika nabo mwavoka waba umwavoka ariko urakoze wanze kwiruhiriza ubwonko oya ntabwo kwirwiriza ubwonko njewe oya no kuva kera ngiye nyiniga najyaga mbwira abantu ntigiye ntabwo naba umushinjacyaha nicyo kintu nashaka kumenya kuko Sandri ukuntu mbona uri akazi gakomeye ariko ukuntu mbona uri umunyabwoba ntabwo ari ubwoba ukaba wakatira umuntu imyaka 20 sinjye ubimukatiye ni wowe ukatiwe bitewe n'iki ibyo nawe n'ibyo akurikirana sawa yani mugende bucamanza ukatira umuntu imyaka 30 abashiti banjye bajya bambwira ukaryama ugasinzira wowe ugira impuhwe ugira imbabazi ugira aha kuvuze ko ari impuhwe wowe kuki niba ari amategeko utareka ngo uyakoreshe nibaze kuriniza amategeko nkabangiriza izo mbabazi ariko nawe ugize muweze umujura wishe nk'umuntu ryakamuciruzi ngo uyume kumuburanira nabwo nabwo umugore wishe umugabo cyangwa wishe umugore ntabwo bari amanyanga wamuburanira kubera iki umugore wishe umugabo umugabo wishe umugore bose baricana cyangwa se umuntu waviye uyu mwana imagine ukajya kumuburanira urumva ibintu wize wewe byo n'ibintu
ukajya kurangira umuntu nk'uko bavuga ngo ni umwere ngo ni umwere se ni umwere ashigiye gute none se kibaho mu banyabyaha nk'uko bose bakoze twese bose icyaha cyazanwe mu isi n'umuntu umwe niko icyaha ndagufasha rero uzajya gushinja uzajya mu bushinjacyaha ntabwo ukwiye kurangira umuntu amanyanga kandi agaragara ntabwo ugenza ajya ku mwavoka ese koko ngo umuntu wese afite ngo byo presumption of innocence uko umuntu wese ngo ari mu ziranenge imbere y'amategeko presumption d'innocence yego umuntu wese bari umwere niyo yakoze icyaha ataragihamwa n'amategeko abakiri umwere umuntu aribye ndamufashe afite n'ibizibiti gihamwa n'amategeko uzambana kandi mu mategeko tuvuga ko amategeko ntagoragozwa ntagenekerezwa nuko itegeko ribivuga setu ni igitugu gusa uzambana muri kaminuza yaje kwiga amategeko azajya ntazananyandike reka nitaye ntago nakwiga ibintu giye birimo kujijishanya sawa gafaranga ariko yarafunguwe yarafunguwe gafaranga yarafunguwe mbaguhe inkuru zo ku muhanda inkuru zo ku gafaranga yarafunguwe oya gutya tuzajya gusura gafaranga izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788333266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.